ndavuze ngo aho wasereye, aho wabereye iciro ry'umugani, aho wambariye ubusa, aho wababariye, ndi kumva Imana ivuga ngo aho waburiye ijambo niho Imana igiye kuguhera ijambo wa mukobwa we. Aho waburiye ijambo mama niho Imana iguhereye ijambo. Imbere wapfundikanije niho Imana iguhereye akazi. Dore warakoze barakwambura, ariko Imana irambwiye ngo irakwishyurije. Rebokita mando yasire shatoki. Birakwiriye ko mu gihe uhagazemo, mu gihe ugomba gusenga, fata icyemezo nawe ubajije. Biravuze ngo Aburahamu aragenda, Imana iza kumuhishurira Loti. Aburahamu atandukana na Loti. Hari Loti wari uri ku buzima bwawe, Imana igukuyeho. Hari Loti watumaga udasatira umugisha wawe, Imana igukuyeho. Hari Loti watumaga Rebokita mando yasika utabona visa yawe, Imana imukuye imbere yawe. Hari Loti watumaga utabyara, uyu Loti yari yarakuzinze, ariko Imana irambwiye ngo Loti imukuye ku buzima bwawe. Tarasire wirigirimora shatoya kidemando yasika. Biravuze ngo nuko amashuri, urabizi Imana niyo yagukoreye ubukwe, urabizi Imana niyo yaguhaye diplome, urabizi Imana niyo yaguhaye visa, urabizi ako kazi uhembwa mu madolari n'Imana yakaguhaye, zavuye mu gusenga. Urabizi Rebokita mando yasika shatoki demando yasika rereboyene sasoma tarasire wirigirimo. Ndimo ndumva ubutabazi bw'Imana, ndimo ndumva Imana ivugana nanjye, irambwiye ngo ibyo byose urabizi kandi yabikoze. None ibi uhagazemo kuki biguteye, ndirahiriye icyo kibazo uhagazemo Imana ije kukiguteruramo. Ndimo ndabona marayika w'Imana amanuka ku bwoko bw'Uwiteka. Mama warivuje biranga, Imana irambwiye ngo ubwo burwayi bwa Imana bugezeho. Harebokita mando yasika shatoki demando yasire tarasire wirigimora. Ndavuze ngo irirahiriye, Imana yishakiye igitambo. Biravuze ngo itibwira Aburahamu ngo witanga uwo mwana, fata uriya mwana w'intama. Biravuze ngo nuko Aburahamu turabashuje cyane abakunzi bacu. Imana ibaha umugisha, turabishimiye cyane. Muri uyu mwanya tugiye kumva ijambo ry'Imana. Imana ibaha umugisha, turabishimiye bwe mwese mudukurikira, aho mu majyepfo, mu majyaruguru, iburengerazuba, iburasirazuba, mu mujyi wa Kigali turabashuhuje. Imana ibaha umugisha cyane mwebwe mwese, namwe muri diaspora turabashuhuje. Imana ibarinde kandi bakomeze, turizera ko Imana ibarinze kandi Imana ibakomeje. Turi kumwe rero n'umukozi w'Imana, turamwakiriye mu izina rya Yesu Kristo. Umukozi w'Imana, Yesu nashimwe. Yesu ahimbazwe. Mumeze muti? Turaho turashima Imana. Nibwo bwa mbere twahura? Nibwo bwa mbere twahura. Imana iguha umugisha cyane. Sibwo bwa mbere? Ubwo bwa mbere naza kuri ino channel, ariko abandi bajya bankurikirana ku zindi channel. Kuyihe channel? Nzarambya kuri Apostle, hose n'ahandi nyine, ariko nyine uko Yesu adushoboje. Ariko buriya wenda hari akantu mumaje kuvuga, utubwiye ngo wabaye Iwawa. Kangakubazeho gatoya wenda ukavugaho gakeya mbere yo kugira ngo dukomeze. Ndabizi abanyamakuru mugira amatsiko. Nyine nicyo kinawe kiba kikwicaza ahangaha, nta jambo rijya ritakara, kandi burana n'ijambo rimanikira ubusa. Yego. Njye uri ahangaha mfite amateka menshi cyane, mfite ubuhamya, nk'uko n'uri kunkurikirana uwo ari we wese nawe afite ubuhamya. Yego. Nawe bamushyize imbere ya mikorofone, nawe avuze ibyiwe, buri muntu avuze ibyiwe, twese twatangara. Hanyuma njyewe Manuel mureba ahangaha nabonye Imana, nyibona n'amaso yanjye, njyewe ubwanjye ku giti cyanjye, kuko hari byinshi Imana yankoreye. Urumva nari umusinzi, nakoraga ibyangwa n'amaso y'Uwiteka, nari marine ku muhanda, ngenda ninjira mu ngo z'abantu, abanditse imyenda nkayanura nkayigurisha, kugira ngo mbone ko nywera ibiyobyabwenge, kugira ngo mbone ayo njyana mu ndangamirwa. Nuko biza kukurirwamo kuba nafatwa, njyanwa mu kugororwa. Kujyana iwawe? Banjyana kugororwa. Hari ni mu kigo cy'ingororamuco cyo kugorora
abantu baba baragoramye mu bitekerezo. Hanyuma ndagenda nyine kuko Imana yari yarabyemeye, ariko byaba biri mu mugambi w'Imana. Narahageze mbabonera agakiza. Imana ibaha umugisha rero. Ndumva ndashaka kujya muri byinshi, ubuhamya bwo ni burebure, nzashaka undi mwanya ngaruke wenda mbahe ku buhamya. Urakoze cyane rero umukozi w'Imana, abatwumva namwe mwese murabyumva ko ari umukozi w'Imana waciye mu bintu bikomeye cyane, afite ubuhamya bukomeye. Niyo mpamvu rero tugiye gukomeza n'ubundi adusengera Imana, tumwakira muri ubwo buryo, noneho akomeze n'ubundi twumva icyo Imana yamubwiye, kugira ngo abwire abadukurikira twebwe twese. Imana iguha umugisha, ni karibu. Imana ibaha umugisha. Murakoze ukivuga aho ngaho ngo hari abantu bagiye bari mu muhanda banga kuvayo. Mama wowe uri kunkurikirana ndabizi mama, ufite abana bagiye mu biyobyabwenge bitandukanye, harimo abitera inshinge, harimo abanywa za kokayine, harimo abanywa inzoga, amatabi, ibiyobyabwenge bigiye bitandukanye. Ariko Imana ijya kumurema ntabwo twari duhari, niko yabwiye Yeremiya. Ajya ngo utangarize uwo mwana wawe ari mu maboko y'Imana. Nanjye najyaga mbibwirwa kenshi cyane, ariko nkareba nkabona nanzira. Nari mvuze ngo igikeri cyavu, hari umuntu wavuze ijambo aravuga ngo igikeri cyavuzweho n'Imana, no muri feruje kijya gitambuka. Imana nishimwe. Shatse kuvuga ngo iki, umugambi w'Imana ku buzima bw'uwo nguwo ugoramye uracyari mugari. Reka tubahe Imana dusenge. Uwiteka Mana nziza, uri Imana ikiranuka, uri Imana yera, uri Imana twiringiye, uri Imana uri kumwe natwe, uri Imana ivugana natwe, uri Imana igenderana natwe. Turi mu bihe bikomeye cyane, ubwo bafunze amazu ariko ntabwo bafunze urusengero rwawe. Ibyo bafunze ni amazu, ntabwo ari urusengero rwawe. Biravuze ngo urusengero rwawe turi hano Mwami, turakwinginze ngwino ubane natwe, tukubere mikrofone wirangururire n'abari twe, ahubwo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Ndafunga amarembo y'ikuzimu, ndatwika ndakongora imbaraga z'abamowamu, abamedi, abaperesi, izo zose nzifashe mpiri, n'indi myuka yose igenda, iyo yose ndayicagaguye, ndohereza ikuzimu mu kidatuzwa. Mamagaye Imana n'Umwana n'Umwuka wera, mamagaye presence yawe, reka ntabari nge ahubwo abari wowe. Amagambo agiye kuvugirwa ahangaha, Nyiringabo Imana washyize ku mutima wanjye, reka gira abantu yomora, reka gira abantu yongera kuremamo ibyiringiro, reka gira abantu yongera gusorezwa amasezerano, reka abantu bongere bagaruka imbere yawe. Kuko wavuze ijambo rikomeye uciye muri Yeremiya mu bice 33 umurongo wa 3, uramubwira ngo nabaza ndagutabara, nkwereke ibiruhije bikomeye utamenya. Tarasire wirigira imora, shatoya kidemando yasika, lelebo enesasoma, turi kugutabaza. Abavyeyi baragutabaje, basore ndetse n'abakobwa, abasaza ndetse n'abana batoya baragutabaje. Nabundi biringiye atari wowe, ngaho bamurikishirize mu maso hawe, ngaho bereke ibyiza imbere y'abanzi babo. Urakoze kubyumvisha mu izina rya Kristo, amen. Imana ibaha umugisha. Amazina yanjye nitwa Emmanuel Hashakimana, ndi umusore. Reka twinjire mu ijambo ry'Imana. Imana yamaye ijambo riboneka mu Itangiriro ibice byawo 22 umurongo wa 15. Ibice byawo Itangiriro ibice byawo 22 umurongo wa 5 wa 25. Itangiriro ibice 22 umurongo wa 15. Sorry. Umurongo wa 15. Reka dusome ijambo ry'Imana. Amen. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Imana iha Aburahamu umugisha ukomeye. Turageza kuri kangahe? Urageza kuri 18. Dusome 15. Maze marayika w'Uwiteka arongera ahamagara Aburahamu ari mu ijuru, aramubwira ati, ndirahiye ni ku Uwiteka avuga, ubwo ugenjeje utyo ntunyime umwana wawe w'ikinege, yuko no kuguha umugisha nzaguha umugisha, no kugwiza nzagwiza urubyaro rwawe ruhane n'inyenyeri zo mu ijuru, kandi ruhane n'umusenyi wo ku kibaya cy'inyanja, kandi ruzahindura amarembo y'ababisha barwo,
kandi mu rubyaro rwawe nimo amahanga yose yo mu isi azaherwa umugisha kuko wanyumviye. Aburahamu asubiraho abagaragu be bari barahaguruka bajyana i Betisheba, agezeyo arahatura. Amen. Amen. Tuvuge ngo amen. Amen. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Haleluya. Amen. Iri jambo rero narihawe, nasenze Imana irimishuriraho, imereza titire ivuga ngo indahiro muri kamere y'Imana. Indahiro muri kamere y'Imana. Mbese ubundi Imana yirahira byagenze gute? Kugira ngo tuzi yuko barakomwe muri kunkurikira murabizi, tuzi yuko Imana ivugana natwe ikatubwira amagambo atandukanye kandi akomeye, ikatubwira ngo izabana natwe, ikatubwira ngo izagendana natwe, ikatubwira ngo izakorana natwe, ikavuga ko izaturengera, ikavuga ngo iraduhetse, ikavuga ko izabana natwe ibihe byose. Ariko uyu munsi noneho Imana yamaye ijambo ritandukanye n'ayo magambo, noneho yambwiye ngo Imana irirahiriye. Haleluya. Mbese Imana irirahiriye, igituma Imana yirahira ni ikintu uba wakoze kigakora ku mutima w'Imana, Imana ubwayo nayo kwiyumanganya bikayinanira, bikayitera gufata icyemezo n'umwanzuro, yarangiza ikirahira. Bibiliya igaragaza umugabo witwa Aburahamu, murabizi. Uyu Aburahamu ni umwana ukomoka mu gisekuruza cyo kwa Nowa cyangwa se cyo kwa Teri. Uyu Teri, Bibiliya igaragaza ko Teri ari umugabo wakuze atubaha Imana, yari afite ibigirwamana, bishatse kuvuga ngo yabyaye abahungu 3. Hanyuma muri abahungu 3 babiri baza kugira urubyaro. Hanyuma umuhungu we w'ifura bamwita Aburahamu. Uyu Aburahamu abura urubyaro. Kwa Teri bagiraga imana zanikwa zikaza kwanura. Hanyuma Aburahamu akora ubusuzumye, aravuga ngo mbese iyi Imana twanura ejo tukazanika nizo zandemye. Hanyuma ngo Imana iramusanga. Wahisemo inzira nziza yo gukurikira Imana, na rwego wagira mutakenera Imana. Nk'ibira rino banga amasezerano Imana yaguhaye ni umutungo wimukanwa. Tuvuge ngo amen. Amen. Biravuze ngo Aburahamu akora ubushakashatsi, akoje ubushakashatsi, Imana iramusanga, iravuga ngo yewe Aburahamu watekereje neza. Ubwo watekereje neza, nje ndi Imana yasogokuruza wawe, ndi Imana yabayeho ku bwa Nowa, ndi Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Aburahamu we, niwemera kunkorera nzaguha umugisha, cya kabiri nzaguhindura umugisha, cya gatatu nzabana nawe, icya kane uzakuvuma nzamuvuma. Muri wowe ni amahanga yose azabonera agakiza. Tuvuge ngo amen. Amen. Ngo Aburahamu yumvise ibintu Imana imubwiye, yumva atandukanye n'ibyo se cyangwa Iseteri yamusezeranyije. Aburahamu afata umwanzuro. Imana iramubwira ngo ngaho haguruka ugende njye kukwereka igihugu cyiza, igihugu cy'amata n'ubuki, igihugu cya Kanani, igihugu cyo kuruhukiramo. Tuvuge ngo amen. Aburahamu urangije afata icyemezo. Mama, ukwiriye gufata icyemezo nawe ubajije. Ntabwo ari ngombwa ngo ujye kureba umuntu ngo mujye gusenga, ntabwo ari ngombwa ngo umuntu wese umutakire ibibazo byawe, ntabwo ari ngombwa ngo umuturanyi amenye ko uri mu masengesho, ntabwo ari ngombwa ngo itorero rimenye ko wasenze, ntabwo ari ngombwa ngo umugabo amenye ko wasenze, ntabwo ari ngombwa ngo abana bamenye ko uri mu masengesho. Ukwiriye gufata icyemezo nawe wabajije. Kubera iki? Hari ibintu bibiri igiye kuvuga bihuye. Iyo Imana igiye reka nkubwire, iyo Imana igiye kugutabara ikoresha umuntu, ariko Satani nanone yagiye kurwanya inyenyeri yawe akoresha abantu. Tuvuge ngo amen. Amen. Biravuze ngo Aburahamu afata icyemezo, ahaguruka n'umugore we
Sarayi atazi ahantu bagiye. Aburahamu abamubonye bose arimo aragenda mu muhanda bamubonaga nk'umusazi, bamubonaga ko nta jambo afite kuko yimukanywe n'ibyiwe byose. Yaciye mu isoko, yaciye mu masoko agiye atandukanye. Bishatse kuvuga ngo iyo uri gusenga Imana hari abantu bagufasheho ijambo, hari abantu bavuze ngo kusenga kuki udasubizwa, igihe washakira urubyaro kuki utarubona, Rebokita mando yasika, mbese igihe warambagirirwe kuki udakorerwa ubukwe, mbese igihe wakodeshereje kuki utagira inzu, mbese igihe washakiye perime kuki utabona perime, mbese igihe washakiye visa kuki utabona visa. Habona abantu mwibire rino banga, abantu bavuga ibyo bashaka, Imana igakora ibyo ishaka. Tuvuge ngo amena. Amena. Biravuze ngo bamufataho ijambo, Aburahamu yumvira Imana. Amena. Amena. Tugeze mu gihe iyo wumviye Imana abantu baguca, wakumvira abantu Imana ikaguca. Biravuze ngo Aburahamu yumvira Imana, yumvira Mwuka Wera. Ngo Aburahamu bamufataho ijambo, hagira ikibazo gikomeye, akora ikosa, ahagurukana n'umugabo witwa Loti. Mu rugendo urimo mama, Imana ikurinde Loti. Mu rugendo urimo wa mukobwa we, Imana ikurinde Loti. Mu rugendo uri kumwe wa musore we, Imana ikurinde Loti. Wa mukobwa uri mu rugendo urimo, Imana ikurinde Loti. Biravuze ngo kuko akoze ikosa akagendana na Loti, Imana imuvaho, ubusabane buri hagati we n'Imana butangira gucika. Igitumye utacyumva ijwi ry'Imana, muririmbye yuzuye Mwuka Wera, haravuga ngo itegereze neza utabuhetse ingobyi, umwana yaramaze kuhera kera. Tuvuge cyane ngo amena. Nari mvuze ngo Aburahamu afata icyemezo nawe abajije. Birakwiriye ko mu gihe uhagazemo, mu gihe ugomba gusenga, fata icyemezo nawe ubajije. Biravuze ngo Aburahamu aragenda, Imana iza kumuhishurira Loti. Aburahamu atandukana na Loti. Hari Loti wari uri ku buzima bwawe, Imana igukuyeho. Hari Loti watumaga udasatira umugisha wawe, Imana igukuyeho. Hari Loti watumaga Rebokita mando yasika utabona visa yawe, Imana imukuye imbere yawe. Hari Loti watumaga utabyara, uyu Loti yari yarakuzinze, ariko Imana irambwiye ngo Loti imukuye ku buzima bwawe. Tarasire wirigirimora shatoya kidemando yasika. Biravuze ngo nuko Aburahamu aragenda, igihe kiragera sindi buze kubivuga cyane, ngo hanyuma Imana isohoze isezerano nkuko yari yarimuhaye. Imana imuhereza umwana w'umuhungu. Tuvuga cyane ngo amena. Amena. Hanyuma uyu mwana w'umuhungu ngigihe kimwe Imana iramusanga, iramubwira ngo ewe Aburahamu we, uwo mwana wawe Isaka njewe mukeneyemo igitambo, nkeneye yuko umumereza, ndacyamushaka, hari igitumye mu kwaka. Biravuze ngo nuko Aburahamu Rebokita mando yasika, Rereboene sasoma shatoki domando yasire. Aburahamu niyajya kubwira umugore we Sara, niyamubwira ko Imana yamusanze, niyajya kubwira abaja biwe, Aburahamu afata icyemezo, aravuga ngo kuko ari we wamuhaye, ibyo ushaka byose ubikore wa Mana we. Biravuze ngo abwira umwana ngo tumanuke tujye ku musozi. Biravuze ngo afata abaja biwe, baramanuka bageze munsi y'akanungu ku musozi, harababwira ngo musigara aha ngaha. Rangije abwira umwana we Isaka, harabwira ngo wowe wisigara, komeza tugenda imbere, tugiye hejuru ku kanungu ku musozi. Rebokita mando yasika. Biravuze ngo ako kanya kigera ku kanungu ku musozi, jambo ry'Imana ngo nuko ashobata igicaniro arimo aracyubaka neza, ngo nuko Imana yitegereza kuntu Aburahamu yabanye n'Imana. Imana yibuka kuntu Imana yahamagaye Aburahamu, Imana yibuka kuntu Aburahamu yagiye nta cyerekezo, Imana yibuka kuntu Aburahamu yihanganiye ikigeragezo, Imana yibuka kuntu Aburahamu yagumye ku Mana akayititirizaho, ngo nuko Imana biyikora ku mutima. Hari ikintu wakoze gikoze Imana ku mutima. Hari abantu wafashije none biteye Imana kuza gukora. Hari amasengesho wasenze Imana yakoze ku mutima. Hari nibature yawe Imana ikoze ku mutima. Tuvuge cyane ngo amena. Amena. Biravuze ngo Imana biyikora ku mutima, ihita ivuga ijambo rikomeye, ihita yohereza marayika. Niho twasomye iravuga ngo yewe Aburahamu we, hoya sigaho, njewe ndi Uwiteka ndirahiriye.
tuvuge ngo amena. Ndumva Imana yirahira ku buzima bwawe mama. Ndumva Imana yirahira ku burwayi bwawe. Ndumva Imana yirahira ku madeni yawe. Ndumva Imana yirahira kuri visa yawe. Ndumva Imana yirahira ku ruzaro rwawe. Imana iravuze ngo irirahiriye. Ibyari bifunze Imana irabifunguye. Ibitari bigaragara Imana irabigaragaje. Tuvuge ngo amena. Amena. Imana iramubwira ngo ndirahiriye. Si umugisha gusa nzaguha, kuko nzagwiza uruzaro rwawe. Ndamubwira ngo ndirahiriye. Witanga uwo mwana, fata uriya mwana w'intama. Tuvuge ngo amena. Bisobanuye ngo Imana ishatse igitambo ku buzima bwawe. Imana ishatse igitambo ku buzima bwawe. Imana yitangiye igitambo. Imana yageze ivugira amagambo akomeye umugabo witwa Mose. Tuvuge ngo amena. Amena. Iramubwira ngo ngiye kugutuma ku Bisiraheli. Ubambwirira amagambo agera kurane ngiye kubabwira. Cyambere iramubwira ngo ugende ubwirira Abisirayeli ngo nzabana nabo. Icya kabiri nzagendana nabo. Yego. Icya gatatu Farawo azaza bakurikira ari n'amagare n'amafarashi, ariko ntago azabafata. Icya kane bababwira ngo kandi nzakora igikomeye mu maso y'abakomeye mu gihe gikomeye, ariko nimubona amaze kubikora nimuzibagirwa. Mama, Imana yagucira inzira kugira ngo uzafashe abatishoboye. Garukira aho ngaho wikibagirwa. Kiganza cy'Imana cyongeye kukugarukaho. Wajya gufasha abarwayi ariko ntago ukibafasha. Wajya kujya gusura imbohe ariko ntago ukijyayo kubera ko abantu bagukamuyemo ibihe. Reka nkubwire rino jambo neza amatwi. Ibihe bijya bibasha kuduhindura, ariko ibihe ntago bijya bihindura Imana. Tuvuge ngo amena. Ibihe byakugeraho bikaguhindura, ariko ibihe ntago bijya bihindura Imana. Dore impamvu mvuze rino jambo, ntago Imana yacu tuyirebera hazaza kuko ntago tuhazi. Oya, twebwe turebera Imana hashize. Hari ibintu Imana yakoze nawe urabizi. Hari amadeni Imana yakwishire nawe urayazi. Hari uburwayi bwari bukomeye Imana yagukishije nawe urabizi. Hari inzu Imana yaguhaye mu mujyi wa Kigali gukura mu bukode. Urabizi Imana niyo yakwishyuriye amashuri. Urabizi Imana niyo yagukoreye ubukwe. Urabizi Imana niyo yaguhaye diplome. Urabizi Imana niyo yaguhaye visa. Urabizi ako kazi uhembwa mu madolari n'Imana yakaguhaye. Zavuye mu gusenga urabizi. Rebokita mando yasika. Shatoki de mando yasika. Rereboye nesasoma. Karasire wirigirimo. Ndimo ndumva ubutabazi bw'Imana. Ndimo ndumva Imana ivugana nanjye. Irambwiye ngo ibyo byose urabizi kandi yabikoze. None ibi uhagazemo kuki biguteye ubwoba. Irambwiye ngo yarangije byabihe. Iyakoze ibyatambutse. Hari n'ibindi Imana ije gukora ku buzima bwawe. Tuvuge ngo amena. Rebokita shatoki de mando yasika. Iravuga ngo ndirahiriye. Ndirahiriye n'Uwiteka. Imana yambwiye ngo irirahiriye. Ubwo burwayi bwawe Imana ije kubukoraho. Ndirahiriye amadeni Imana ije kuyishyura. Ndirahiriye icyo kibazo uhagazemo Imana ije kukiguteruramo. Ndimo ndabona marayika w'Imana amanuka ku bwoko bw'Uwiteka. Mama, warivuje biranga. Imana irambwiye ngo ubwo burwayi bwa Imana bugezeho. Harebokita mando yasika. Shatoki de mando yasire. Tarasire wirigimora. Navuze ngo irirahiriye. Imana yishatiye igitambo. Biravuze ngo itibwira Aburahamu ngo witanga uwo mwana. Fata uriya mwana w'intama. Biravuze ngo nuko Aburahamu afata umwana w'intama. Mugabo witwa Feniyasi yakoze ikintu gikora ku mutima w'Imana. Yafasha abantu batubaha ubwoko bw'Uwiteka. Arangije arabica. Imana ivugana, Imana biyikora ku mutima. Iyo tuvuga ngo Feniyasi ndirahiriye. Ubwo urwaniriye ishyaka, ubwo unkoreye udakebakeba, wari buzapfa iwawe nta butambyi bugezeyo, ariko iwawe ntabwo isanduku izigera ihacika. Iravuga ngo wari buzapfa utabaye umwami, ariko uhereye aka kanya nkugize umwami. Biravuze ngo aho wasereye, aho wabereye iciro ry'umugani, aho wambariye ubusa, aho wababariye, ndikumva Imana ivuga ngo aho waburiye ijambo, niho Imana igiye kuguhera ijambo wa mukobwa we. Aho waburiye ijambo mama, niho Imana iguhereye ijambo. Imbere wapfundikanije, niho Imana iguhereye akazi. Dore warakoze barakwambura, ariko Imana irambwiye ngo irakwishyurije. Rebokita mando yasire. Shatoki de mando yasika. Imana iravuze ngo irirahiriye. Imana irirahiriye. Imana irirahiriye.
Haleluya. Namwiye ngo icyo kibazo cyawe nicyo gihagurukije Yesu. Haleluya. Icyo kibazo cyawe nicyo gihagurukije Imana. Yesu ashimwe. Arebo kitamando yasika. Nukuri. Imana irambwiye ngo niwakire ibyiringiro, niwakire gusubizwamo intege, niwakire ubutabazi, niwakire ukuboko kw'Imana. Kandi irambwiye ngo akire urufunguzo rufungura umuryango w'umugisha wawe. Niko Imana ivuganye nanjye. Hene kutarebone sasoma shatoya kidemando yasika. Urakoze Yesu, urakoze. Dawidi abivuga neza muri Zaburi ya 33 aravuga ngo sikora kurira kwararira umuntu ariko bwaca mu gitondo impundu zikavuga. Arivuze ngo abantu barimo barakuryanira inzara bagiye kukuvugiriza impundu kuko Imana yirahiriye ku buzima bwawe. Mwakire neza ijambo ry'Imana, tugiye gusenga Imana. Ndikumva kariko Imana ari kuvugana nanjye. Nkunda kuvuga ngo ndengeje angaha byaba ari ibyanjye, ahubwo ibingibi ni iby'Imana yashyize ku mutima. Imana nishimwe. Tugiye gusenga Imana, tugiye gusenga Imana. Rebo kitamando yasika wiseka Mana nziza, turarebone sasoma, turagushimye, turashato kidemando yasika, turaguhimbaje, turarebone kuta, tuguhaye icyubahiro uko waruri kuva kera kose na n'uyu munsi ni kukiri. Uri ibiganza bigaba amahoro, nari mvuze ngo uri ibiganza bigaba amahoro. Watubwiye ko ibihe twebwe byaduhindura, ariko wowe ntabwo ujya uhinduka. Uratubwira ngo ibihe duhagazemo hari ibyo twabayemo byari bikomeye, hari igihe twabayemo tuzi ko butari buke ariko bwarakeye, hari igihe twabayemo tuzi yuko turi busohorwe mu mazu ariko batwishyuriye amazu, hari igihe twabayemo tuzi erebo kitamando yasika, tuzi ko abana bacu batazajya ku mashuri ariko warabishyuriye bariga. Bivuze ngo nanone ibihe duhagazemo nabyo bizashira. Urakoze Mana. Ubwiye Hezekiya mu bice 45 Yesaya uravuze ngo nzakujya imbere, ahataringaniye nzaharinganiye. Urakoze kuje kujya imbere y'ubwoko bwawe. Uramubwira ngo abakugiye imbere abo witaho, abagutambutseho witaho. Uramubwira ngo nje nzakujya imbere, ahataringaniye nzaharinganiza, nzacagagura inzugi z'imiringa, ibihindiza by'ibyuma nzabicamo kabiri. Uravuze ngo ubwoko bwawe buduteze amatwi, ugiye kubujya imbere. Harebo kitamando yasika, ugiye kuringaniza ahataringanira, ugiye gufungura imiryango. Uravuze ngo bene kutarebone sasoma, uravuze ngo wohereje marayika w'umurabyo ku buzima bwa buri wese. Wa marayika wafunguye Petero mu maboko ya Herode. Urakoze mu ngeri mwiza, urakoze kukuremya amashimwe, urakoze ko kandi ikiganza cyawe kibabambiye amahema. Uravuze ngo ntabwo wabuze imvura kugwa ariko nta n'imvura inyagira umuntu uri mu butaka. Urakoze kutanza imitaka, urakoze kutanza ubyutse, urakoze kufunguye imigisha, urakoze ko wishyuye amadeni. Ni mu izina rya Kristo w'i Nazareti, amen. Amen. Sawa, urakoze cyane. Reka tubahereze nomero zacu, mwifuza ko twabagira inama, mwifuza gusengana natwe cyangwa se no kutugira no kutwungura ibitekerezo. Yego. Wa play ariko. Komeza. Tende nyine playing. Komeza nta kibazo. Iriho? Kwakoze kosa. Uri tuza muri kamera. Yakomeza nta kibazo. Uzadukata. Wifuza ko twabagira inama, mwifuza gusengana natwe, mufite impuguro zigiye zitandukanye, hari impuguro mushaka kuba mwaduhereza, nabyo nta kibazo byadufasha kandi namwe byabafasha. Hanyuma nomero yanjye ni 078 62 21 0, nsubiremo 078 62 21 0. Izo nizo nomero zanjye. Shalom, shalom, shalom. Imana igumugisha rero cyane kandi kongerera amavuta n'imbaraga. Nukuri murakoze cyane kandi namwe abatwumva mujye mukora komenti mutubwire abashaka gukizwa, abashaka kuza kugira ngo tubasengere, namwe mwakora komenti tukabafasha mu izina rya Yesu Kristo. Kuko Yesu yaravuze ngo yemwe abarushye n'abaremerewe muze musange ndabaruhura. Yesu niwe karuhura.
namwe Imana ibaha umugisha. Shalom.